n'amatsiko bumvise twaganira kuko ndatekereza ko ari uyu munsi n'ejo. Uyu munsi kubera izindi gahunda mfite mu kanya zinsaba kuzinduka no gukora cyane, ntabwo ndi bukoresha umwanya munini. Wenda ejo nzaba mfite umwanya urambuye, nta kibazo tuzataramana. Ariko ijambo nshaka ko tuganira cyangwa se message mfite iri muri Yohana ibice 14 umurongo wa 27 cyangwa se wa 27. Imvugo zambutse imipaka nyine no kwihangana. Uyu murongo uraza kudufasha kumva neza icyo nshaka kuvuga, cyangwa se reka some 27 na 28. Haravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, icyakora simbaha nk'uko abisi batanga. Imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yego. Numvise ko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri. Iyaba mwankundaga muba munejejwe nuko njya kwa data, kuko data anduta. Yego. Amen. Amen. Ndashaka kugira ngo tusangire kuko nta kindi gishya nzanye. Hano harimo abakozi b'Imana batubanjirije, batuyoboye, batubyaye. Harimo abantu bize iyobokamana, bize teoloji, bize ubusesenguzi bwa Bibiliya, bize ibintu byinshi. Harimo abantu twataramanye, harimo abaraye ubutayu, harimo abagenze ingendo nyinshi, harimo abakuze, harimo abatoya. Abo bose nibigaragaza ko nta kindi kintu kishya nzanye kidasanzwe, ahubwo ni kwa kundi ijambo rivuga ngo kama vile chuma hunoa chuma ndivyo mtu hunoa uso wa rafiki. Ijambo rivuga ngo uko icyuma gikaza ikindi niko umuntu akaza mugenzi we. Nta teoloji nshyanzanye, nta bindi bitangaza. Hari n'abagaragaza kubishyira mu Giheburayo, bagashyira mu Kigiriki, bagashyira mu Cyongereza, bagashyira mu Gifaransa. Ibyo byose yego iyo gishyize mu zindi mvugo zitandukanye bifite uko byumvikana cyane. Ariko nshatse kubabwira ko nta simvuze ko ari ugupfobya cyangwa se gutakaza agaciro k'ibyo ngiye kuvuga, ariko nashaka kubabwira ko ni ijambo mwamwe mwabwirije, ni ijambo mwasomye. Uretse gusa ko harimo umwihariko, harimo hishurirwa nanjye numva ryoshe, ryatangaje umutima wanjye, ryatumye ndizana. Mu magambo menshi nakomeje kumva kuva bakimpa programme, bakimpa gahunda, numvise ari ryo rije kugira ngo turisengeremo, turiganire, turyibukiranye, ducyazanye, umuntu acyaze mugenzi we nk'uko twatangiye dusenga. Iyo umuntu asenga uba wumva hari ukuntu biryoshye, iyo umuntu aririmba no kuyobora ibintu, ikintu cyose gikozwe iyo uteze amatwi. Baravuga ngo ku munyabwenge ijambo rimwe riba rihagije. Ego nokuri. Ndashaka kuvuga ku kintu cyitwa umurage. Umurage ni ikintu umubyeyi asigira abana, cyangwa se umuyobozi asigira abo yayoboye, cyangwa se umuyobozi abwira abantu kuko abahaye. Umurage ni ikintu gisigaranwa n'abantu nyiracyo atagihari, uwagivumbuye cyangwa wari ugifite akagitanga. Umurage ntekereza ko wenda mu Cyongereza ngira ngo bavuga ngo ni legacy, cyangwa se mu Gifaransa umuntu yavuga ko ari heritage. Ni ukuvuga ngo umurage ni icyo dukomora ku muntu wari utuyoboye, umubyeyi, umuyobozi wundi utandukanye. Hari abantu benshi basize imirage, hari abayobozi b'ibigo, hari abayobozi b'ibihugu, hari ababyeyi, umupapa cyangwa se umumama. Iyo atakiriho abantu baza bicara bakavuga ngo yasize avuze,
yadusigiye ibi turamwibukira kuri ibi ibyo abantu bakabigenderaho. Yego. Wenda abantu bakuriye ku mugabane wa Afurika no mu bindi bihugu bya Afurika ibyo ntabwo tubigira cyane, ariko ngira ngo abamaze kujya mu bindi bihugu birenze Afurika barabizi neza icyo bita umurage. Usanga abana bafite izina rya se, bakagira izina ry'ikigo, bakagira izina rya kampani, bakagira izina ry'uruganda byakomotse kuri sekuru, bikakururana bikagenda. Umurage shaka kuvuga hano, ndashaka ngo turebe umurage Yesu yadusigiye. Yego. Umurage Yesu yasize, yaje mu isi arakora mu gihe gitoya, akorana imbaraga nyinshi. Ikiza cya Yesu nuko we atagiye, nuko hari abagenda nyine ntitubabone bakibagirana tugasigarana imirage yabo. Ariko Yesu nubwo tutamubona yaje kwisaragaragara, abantu baramubona, yambara umubiri, bamwe baramwizera abandi ntibamwizera. Kuko Yohana ari mu bantu bagerageje gucukumbura no kwandika ibintu byimbitse, ibintu byinshi kuri Yesu. Niwe wavuze ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uwo jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Arangije aravuga ngo kandi ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Haleluya. Arangije rero aravuga ngo yaje mu bye abe ntibamwemera, icyakora abamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Amen. Mu nzandiko ze yagiye yandika muri ziriya nzandiko ngufi atanga inama, hari aho yavuze ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana, kandi uko tuzasa ntikurerekanwa, icyakora icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya, haleluya. Muri iki gice cya 14 muri Yohana, ndagira ngo nimubona akanya namwe muze kukinyuramo mu kanya gatoya, mu kazi kenshi, muri gahunda nyinshi abantu baba bafite. Nihaboneka akanya muze kunyuramo murebe ibintu Yesu yavuze bitangaje. Iki gice cya 14 yatangiye ababwira ngo, kuko yari mu gihe cyo kubasezera, yatangiriye mu gice cya 13. Ayo makuru badashaka kuyumva kuko bari mu munyenga, bari mu gituza, bari mu butesi, bari mu mugongo bahetswe. Kubabwira rero ko uwo muntu ubagaburira, ubarindiye umutekano, ubarinze, ububaka, ngo agiye kubasezera, ayo makuru ntibayashakaga. Ayo makuru ntabwo bushakaga kuyumva, ariko nawe byari ngombwa ngo agende, byari ngombwa ngo, kuko yari afite tashe yahawe, yari afite ikivi yagenewe, yagombaga kukirangiza. Kuko mu mikorere y'ubutatu bagabanye imirimo, bagabanye tashe, bagabanye ikivi. Imana yafashe ikivi cyo kurema ibintu byose, irema abantu, irangije iraruhuka nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Yesu afata ikivi cyo gucungura no gusubiza abantu mu bwiza, no gusubiza abantu mu busabane n'Imana, no gusubiza abantu guhinduka abana b'Imana. Nubwo ayo makuru agenda amenyekana ku bantu bakeya. Hanyuma igice cya 3 kiyobowe n'Umwuka Wera. Umwuka Wera yaje gufata rya torero rw'abantu, niwe wabasigaranye. Uyu munsi niwe pare, akaba na marene, niwe mutoza, niwe mwarimu mukuru, niwe muyobozi ufite igice cya nyuma kizagenda kizarangizanya n'itorero. Mana ishimwe. Hanyuma umurage nashatse kuvuga hano muri iki gice cya 14 murongo wa 27, Yesu aravuga ngo bakugiye amahoro. Haleluya. Haleluya. Bakugiye amahoro, amahoro. Aravuga ngo kandi ngo amahoro yanjye ndayabahaye. Reka mbabwira aka kantu, nusoma Bibiliya ugasanga ijambo rigarutsemo kabiri, gikubyemo kabiri, uzarikeho akarongo, iryo jambo riba rikomeye cyane. Yego. Kuko amagambo menshi turayasoma, ugasoma ijambo rimwe ukajya kurindi, ariko iyo ijambo rigarutse kabiri, ushaka muri Bibiliya yawe uzariha agaciro, uzahatinde.
Yesu rero yicaranye n'abigishwa yaganiriye nabo ibintu byinshi murabizi ntabwo nabivuga byose sinabishobora kandi biranditse birahari ariko mu gice cya 14 yabonye bababaye arabitegereza arababwira ngo ariko ntimuhagarike imitima mwizere Imana nanjye munyizere mwizere Imana nanjye munyizere kuko mu rugo rwa data harimo amazu menshi wenda reka nze gutinda cyane kuri riya ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi ni ugufungura umukutano ni ugufungura igiterane turakomeza tubitekereze n'ejo tuzabivugaho ariko ndaza kubabwira ngo muri iki gice cya 14 harimo ibintu byinshi Yesu harimo amasezerano menshi Yesu yatanze ukuri nituyasoma tuzongera kwishima tuzongera kwambara imbaraga kuko akenshi tuzira kutamenya amakuru akenshi tuzira kudasoma imbaraga dufite intwaro nyinshi dufite ibisubizo byinshi dufite ibintu byinshi bitugoboka ariko kenshi ntitubyibuka naratangaye ndimo soma nakomeje gusubiramo n'ubundi kare sanga muri iki gice kigize amasezerano gusa Yesu yatanze mbere y'uko agenda mu gice cya 16 harimo ibisana n'imisumari yazashimangira akavuga ngo nimuguma muri nge utaguma muri nge ibintu bisa n'amategeko ariko mu gice cya 14 cyo cyari amasezerano yego ndasaba data zaboherereza umwuka wera n'ingenzira no kuri ubugingo ndawuza kwa data mbese ntimuhagarike amasezerano ariko muri ayo masezerano nagerageje kureba byibura arenga 5 reka mvuge kuri iri ngiri basigiye amahoro none ndashaka kubabaza abakozi b'Imana nanjye nibaza nicyo kibazo nibajije aba mama aba papa ese uko mubona iyi si ya none uko mubona tumeze muri iyi minsi ese ikitubabaje icyo dushobora mu imbaraga ko turashaka amahoro cyangwa turashaka ibindi nukuvuga ngo duhangayikishijwe n'ubuzima dufite intambara yego bamwe nyine twarahunze abandi bava mu bihugu byabo baza mu bindi ariko igihugu cyose waburimo gikeneye amahoro urugo rwose waburimo rukeneye amahoro urusengero rwose waburimo akazi kose waburimo hari ikintu gikenewe hari urufunguzo Yesu yashakaga gusiga yaravuze ngo mbasigiye amahoro amen aya mahoro rero ngiye gutangira kuyavugaho hari umuririmbyi wo mu ndirimbo zo gushimisha wayavuzeho aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be tagira akagero ntarondoreka ajya humuriza abayafite nutayata ntabwo wayakurwaho amahoro Yesu aha abantu be tagira akagero ntarondoreka ajya humuriza abayafite nutayata ntabwo wayakurwaho haleluya 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 amen amen aya amahoro ni ikintu gikomeye umuntu yaba mu nzu nziza ariko adafite amahoro inzu igahinduka izina twavugaga kera igahinduka igitunda igahinduka iruri wagira amafaranga menshi udafite amahoro amafaranga agahinduka amakaratasi agahinduka impapuro wagira imodoka nziza cyane utayirimo amahoro ikarutwa no kugenda n'amaguru ikarutwa no kuzamuka uwagafinda ikarutwa no kumanuka uwa Kirungwa n'indi misozi myinshi za Nyaruhinga bahazi udafite amahoro ni ubusa waba warize amashuri menshi ukora mu kigo cyiza baguhemba umushahara mwiza ariko bitarimo amahoro bigahinduka ukabigikange ukaba umuntu udatekanye abantu bakubona bakibaza icyo wabaye ni ukuvuga ngo umutima w'amazu meza umutima
w'imodoka nziza, yego, umutima w'imodoka w'amafaranga, umutima w'amashuri, umutima umutima wo kubyara abahungu n'abakobwa, umutima wo gushaka umuntu uvuga ngo wenda ni mwiza, uri presentable, ushobora kubwira abandi ngo washatse umuntu mwiza. Ibyo ni bitoya cyane. Umutima wabyo byose ni amahoro. Amen. Hanyuma Yesu arabareba, arababwira ngo Yesu yagombaga kubasigira amasambu, yagombaga kubakebera amahegitari, yagombaga kubaha umurage, akababwira ngo mbasigiye amahegitari, wowe Petero ngusigiye Yerusalemu, wowe Yohana ngusigiye Kanaani, wowe gusigiye ya midugudu yose za Kaperinawumu, akababwira ati wowe iki gihugu ni cyawe. Nicyo bari bategereje ubundi. Yego. Iminsi yose babanye na Yesu, bakomezaga kumukurikira, bagategereza ngo nahaguruka arasoma disikuru, avuge, atanga imirage, atanga imigabane, atanga amasambu. Barategereza, baraheba. Muribuka ko umumama umwe umubyeyi umwe ngo yigeze kumureba, aravuga ati reka ntanguranwe mbivuge hakiri kare. Aravuga ngo mfite abahungu babiri, ngo ndifuza ko igihe uzashinga ubwami, uzashinga guverinema, igihe uzashyiraho ubuyobozi, umwe azicara iburyo, undi yicara ibumoso. Uyu mubyeyi yari yatekereje nk'uko tumeze uyu munsi. Uyu mubyeyi yari afuragurika nk'uko tumeze uyu munsi, ko turafuragurika, ko turubaka amazu, ko turashaka amaporomosiyo, amashuri, abantu ko bariga amadigirizi, amadiplome, ibintu bikomeye. Yego, ni byiza muri iki gihe, kuko utabifite ntiwabona aho ukomanga, kandi utabifite unakomanze wakomanga hatoya, wakomanga hatakubereye, wakomanga hataguhemba umushahara munini. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo n'abahakomanze, n'abafite indege, abaguze imisozi, abafite amahegitari, icyo batekereza ni ukugira ngo nibabibona bazagira amahoro. Ariko ko barandika ibitabo, ko barandika bakavuga ngo, bagasubira mu ijambo ry'umubwiriza yavuze. Umubwiriza yaravuze ngo byose ni ubusa. Iyo yavugaga ngo ni ubusa, ntabwo yarashatse kuvuga ko ari ubusa nyine, kuko ababifite barakomeye, ababifite bafite ijambo, ababifite iyo binjiye muri sale zirimo abandi barahaguruka. Abayobozi b'ibihugu, hano harimo ijambo Yesu yavuze rikomeye. Aravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, ngo sinyabaha nk'uko ab'isi batanga. Aha bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo abayobozi b'ibihugu, abatunzi b'isi, abajenerali bakomeye n'abakoloneli n'abandi, ntabwo batanga amahoro, ahubwo batanga umutekano. Batanga sekirite, basekiriza aho bari, abajura ntibahaboneke, abibyi ntibahaboneke, nta muntu wohararira undi, nta muntu wosagarira undi, hari abo bantu. Ariko ntabwo batanga amahoro. Batanga umutekano, ibihugu birimo umutekano, birimo droit de l'homme, birimo uburenganzira bw'umuntu, umuntu ntahohoterwe. Ibihugu byinshi birabifite ibyo ngibyo, ariko ntabwo bitanga umutekano, ntabwo bitanga amahoro. Umutekano urahari, sekirite irahari, abatsinzwe umutekano bambaye ibintu bikomeye biteye ubwoba, abo bantu bagasinzira, ariko amahoro yo mu mutima atangwa na Yesu Kristo. Amen. Ngaya amahoro meza atangwa na Yesu. Ngaya amahoro meza atangwa na Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ibihugu bikomeye, Amerika ifite yogira umutekano, ariko ntiyobuza abantu kwiyahura. Uburusiya, Ubushinwa, ibihugu bikomeye bifite intwaro zikomeye, bifite za radari, byinshi bicungana n'ibindi ngo bitabitera, byinshi bicungana n'ibindi ngo bitabyinjirira. Ariko abaturage babyo bakiyahura, abaturage babyo bakiyahuza ibiyobyabwenge,
abaturage babyo basenga bakarara bavuza induru bakarara bikanga ni ukuvuga ngo abanyamadini n'amatorero twebwe ntitwikanga imbunda ntitwikanga amacumu ntitwikanga ibindi ahubwo twikanga abandi bantu yego mu nsengero nyinshi bamwe ntibagisuhuzanya abandi ntibakiramukanya abandi ntibagisurana birirwa bakubitira abana babo ngo ese wari ugiye wari uhagararanye nande wenda mu bindi bihugu byo hari systeme z'uko utinjira mu rugo rw'undi muntu birya nabyo ni amahoro makeya ariko Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Haleluya haleluya amen amen. Imfubyi muri isi zibuze kirengera ingorwa zirataka zitegereje Yesu abami n'abatware bifashe ku matama abantu bari baza babuze igisubizo muzaza ryari Yesu ngo wime ingoma yawe haleluya ngoma y'amahoro abera baruhuke. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Urufunguzo rw'ubuzima ni amahoro. Amahoro mbasigiye amahoro. Uyu ni umurage tugomba kwirukaho. Yego. Uko umutekano utizana, uko umutekano abahungu n'abakobwa bahagurutse baraya amajoro kugira ngo barinde ibihugu, abandi barajya kwiga. Ariko Yesaya avuga ibintu bikomeye, aravuga ngo nyuma igihe cyose abantu bazaba bageze mu gihugu cy'ubwami, aravuga ngo ntabwo bazongera kwiga kurwana, ngo amacumu ngo n'imihoro bazayacuramwo, impabuzo bazayacuramo ibyuma byo guhata, ngo bazayacuramwo amasuka. Icyo gihe ariko ubu ngubu abantu bose ko bariga kurwana, abantu ko bariga karate, abandi bakiga gutera amakofe, abandi kubera amahoro makeya mu ngo, abagabo ko barikanga abagore ko barikanga abagabo bakibafite, abamama basigaranye abana ko bari bikanga, akazavuga ngo kandi uyu mwana ngo mbona azanyica, ngo kandi uyu mwana ngo sinzi uko yabaye, abana ko barikanga ba nyina. Isi yabuze amahoro, ariko bakoze Imana ureke dushaka amahoro, kandi nayo arashakwa. Ntiwobyuka mu gitondo ngo aze. Haleluya 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 amen. Amani amani ni tunda la Roho. Amani amani ni tunda la Roho. Upendo upendo ni tunda la Roho. Haleluya haleluya haleluya. Amahoro Yesu yaradusigiye, yego, ariko ko turakabakaba twayabuze. ukuri abapasiteri ko barikanga abakristo, abakristo ko barita abapasiteri amabandi, ariko abaririmbyi bararirimba n'abadahuje, abantu baragenda n'abadahuje, abantu bararara mu nzu, bamwe baryamiye amajanja, abandi batimukinge cyane. Amahoro amahoro amahoro. Uzaza ryari mucunguzi w'imebwa bwami budashira, rwabisi babagurano uzaza ngo ababature, kandi amahoro azatwara isi, azaca intambara zishire, duhumure dutegereje icyamakaza datinze. Amina. Haleluya. Oh haleluya haleluya haleluya.
iki gice cya 14 Yesu uyu murongo Yesu ntiyavuze ngo nzabaha amahoro mugeze mu ijuru. Yaravuze ngo mbasigiye amahoro. Yego. Abantu bafite amahoro ntiwavuga amahoro udashyize mu rukundo, udashyize mu kwihangana, udashyize mu kubabarira, udashyize mu ingeso nziza. No kuvuga ziriya mbuto 9 z'umwuka wera zose nibo basirikare b'amahoro, nibo bapolisi b'amahoro. Aho twari mu kanya nimugoroba, twe turi mu gitondo, aho twari nimugoroba mu kiriyo, narimo mbabwira ngo iwacu ni mu ijuru, kandi icyo gihugu nacyo gifite amategeko, kirasaba identite, kirasaba irangamuntu, kirasaba carte pour citoyen, kirasaba code. Iyo nta yindi ni ugutunga Yesu Kristo. Nishimwe. Abamwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. We utajya uburu kugira, abakwizeye bose ntibazakorwa n'isoni. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ariko uyu mugabo nagende yakoze igitangaza. Nawe nibakubaza ni kuki wuzuye amahoro, nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza. Haleluya, haleluya. Abantu abakomeye, abafite amafaranga, abakire n'abakungu n'abandi bose baza batangazwa no kubona tugenda dufite amahoro, bakabona ni ubu nitwe tugiseka gusa, nitwe dusigaranye ibitwenge, nitwe dusigaranye kugenda ukagenda no mwibarabara bakabona ndetse rimwe na rimwe bakazagira ngo uri ikizeze ntiwuzuye neza. Haleluya. Abafite Yesu barahiriwe, kuko nta rubanza ruzabatsinda mu ijuru. Haleluya. Muri hangana hari igihe bigera indirimbo nyine zikicanga, ariko magenda numva indirimbo zihuye n'icyo ndi kuvuga, kugira ngo wenda tubibiga icucume bihinduke. Hano baza bavuga iwacu ngo ni agatogo, mbese ibintu bivangavanze, ariko byiza biryoshye. Mbasigiye amahoro yanjye ndayabaha. Ese niki kirimo gutuma mu ngo tubura amahoro? Niki gituma mu nsengero tubura amahoro? Niki gituma mu mitima tubura amahoro? Amahoro Yesu yarayadusigiye. Yadusigiye umurage. Uko dukora cyane dushaka amafaranga, abayafite badafite Yesu byarabagoye. Abandi ko barashaka ubwiza, ariko Yesu aravuga ngo niba ushaka kugira ubwiza, ukeneye icyubahiro, ngaho nagende abishakishe gukora ibyiza udacogora. We nite ku maso y'abantu, kuko ubwabo ntibamukunda, ahubwo yite ku izina mwita, kuko ndi Imana yamuremye. Haleluya, haleluya, haleluya. Zibyo nibwira kubagirira si bibi, ahubwo ni byiza, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Ngaho mugende mubwira abababaye. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwira umutima wawe, moyo wangu sifa mpe Yesu. Yego, haleluya. Yeye akupenda, yeye akujali. Usifadhaike moyo, tulia kwa Bwana. Amena, amena, amena. Haleluya, haleluya. Mwene data mukozi w'Imana yanyibukije indirimbo z'igifurero, Imana imuha umugisha. Kubera amahoro makeya yabaye, abenshi baririmba igifurero, abandi bagahita bumva abafurero babuze amahoro. Ariko hari abafurero bafite amahoro, hari ababembe bafite amahoro bahawe na Yesu.
no kuri no nabo bari kwibaza ibi byose. yes hallelujah Yesu, hallelujah Imana ishimwe. Yesu nakubohora, uzahora ugenda wemye, uzavuga amahoro, uhumeka amahoro. hallelujah Kandi uzashishira no mu bikari bye, kandi uzidegembya, uhumeka amahoro. Iyi si yaranyobeye, ubona abantu bagenda bikoreye amaboko, bati n'ibibazo. Yeah. hallelujah Ubona abandi bagenda bikoreye amaboko, wababaza uti niki inshuti, bati n'ibibazo. Yewe data we, ni ukuvuga ngo Afurika iza kubura amahoro, abagiye mu Burayi muba muguwe neza, abagiye muri Amerika muba mufite amahoro. no kuri Ariko iyi si yose, muri iyi si yose ntaho wabona haguha amahoro. Ni muri we, ni muri Yesu wabona amahoro. Amina. hallelujah hallelujah Reka dushimire Yesu ko ataduhaye amahoro gusa ngo we aje kure, yego ahubwo amahoro niwe, no kuri nitumutunga uzagirirwa nabi, ubibone nk'ubusa. Imana ishimwe. Uzatunga byinshi ubigiremo amahoro, uzatunga bikeya ubigiremo amahoro. Yego. Ugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Imana ishimwe. Ndumva negereza gusenga. Aho utuye, abo muturanye, abo mutavuga ururimi rumwe, ab'Imana yagutuje hagati. Reka mvuga iki kintu wenda nzagisimangira ejo. Ubwoko bwacu twahuye n'ikizame gikomeye. Twahuye na teste iteye ubwoba yo guturana n'abantu tutigeze tubana b'imico itandukanye, abantu b'imijinya, abandi b'uburakari, abandi batadukunda, abandi batagira bate. Ariko icyo tuzabashoboza ni amahoro. Amena. Burya bose nabo barayakeneye. Nokuri. Hari igihe batubona bakabona turashoreranye, wenda hano mu Rwanda byo biracyahaba, bakabona abagabo bangahe barashoreranye, batese abangaba ni ibiki, yo bakavuga ati ariko aba bantu amahoro bayakura he? Abantu bagenda n'amaguru, abantu bagikodesha, abantu ubu noneho kubera intambara ingo nyinshi zifite abapapa n'abamama bakibafite, abenshi bararwaye, abandi bagize bate, ariko ukabona abantu baratuje bameze neza, barasangira dukeya ba. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ni Yesu. Yesu wabikoze. Yego. Basigiye amahoro, amahoro. Imana ishimwe. N'ubwo byose nagiye numva umukozi w'Imana uko yagiye atwakira, dukeneye amahoro. Ni ukuri. Aho ukorera uzakorane nabo mu mahoro. Yego. Mu rugo abana nibakunanira uzabagaruze mu mahoro. Yego, ni ukuri. Abamama mwasigaye mwenyine musigaranye abana, nta kindi kigatuma mubarera ni amahoro. Imana ishimwe. Kuba abanyamahoro ntabwo ari amazina y'abanyamahoro n'abasemahoro byatumugira amahoro. No. Ni ugutunga umwami w'amahoro ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe. Abapasiteri, insengero kuziyobora muri iki gihe ni ukugira amahoro. Yego, ni ukuri. Ugereranyije n'ibiri mu bantu, hari ibibyutse mu bantu muri iki gihe, umuntu akadukana ingeso utigeze umubonana, ariko nagusangana amahoro, azanyerera mu mahoro, agwe mu mahoro. Imana ishimwe. Ndabashimira mwese abanteze amatwi. Tugiye gusenga Imana, dusaba Imana. Aho uri usaba Imana amahoro. Abapapa mwihanganira abadamu b'iki gihe babuze amahoro. Ni ukuri. Abamama mugifite abagabo wihanganira uwo mugabo, yarahindutse, hari ibyo utari umuziho, n'ibindi biracyaza.
yego ni ukuri. murimo kumva isi yose ngo abagabo bisha abagore, ngo abagore bisha abagabo, ngo abana bagize gute. Ariko Yesu we uduha amahoro. Yego ni ukuri. Sinyabaha nk'uko abisi batanga, niwe nyatanga mu mutima. Abandi bayatanga hanze, abandi bayatanga mu kirere, abandi bayatanga ku mipaka, abandi bayatanga mu mazu. Amazu arimo amakamera, arimo amakontorore kugira ngo abantu batinjiramo. Ariko amahoro tuyakeneye mu mutima. Imana ishimwe. Uyagira mu mutima, ingingo zawe zose zizagira amahoro. Reka nsoze mvuga ngo Mana nubwo bimeze bityo uri Mana, ndacyafise impamvu yo kugushimira. Haleluya. Mana nubwo wakomeje kumbera Imana, Imana ishimwe. namenye kutonsiga ngo ndengane, namenye kutonsiga ngo ndengane. Haleluya, haleluya. Mu magambo y'ibinyoma uri Mana, muzu y'imbohe mu mibabaro uri Mana. Amarira yanjye wayahinduye impundu. Murakoze cyane. Murumva ko natangiye mbabwira nta yandi makuru mutazi, aho mutuye, aho mwumva abafunguye imbuga zabaye nyinshi. Ufunguye YouTube, ukajya kuri Twitter, ukajya kuri Instagram, ukajya ku ibintu byinshi bitandukanye, radio, televiziyo, nta kindi abantu bavuga ni biteye ubwoba. Ariko Yesaya, ndumva Yesaya tuzamuvuga ejo ibice 40 mube muhasoma. Haravuga ngo mubwire abantu ibyururutse imitima. Imana ishimwe. Mubwire Yerusalemu ko Uwiteka agiye kuhagirira neza. Reka dusenga Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. La ridota se kotanja la mwe bama se kotanja kaya baba. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Langiza nihe nilimuvire, kera ngabuta abana binge. Kalimbikani nilambe bwisha, ariko ndamutulanga longa. Ngaho handi atalimwa Yesu, ngaho handi tibitilo liri. Utwibutse imbaraga z'amahoro. Turashakisha, turakora amasaha menshi, turavunika, ariko tugasarura ibitaduhisha amahoro. Ariko Mana, turashimira Yesu waduhaye. Yesu wadusigiye amahoro. Ongera amahoro. Imitima yacu ntihagarare, imitima yacu tuze. Nta bindi tuzabona, ibi tufite, ibi turi kubona, ibyo twabonye. Uduha amahoro. Tukeneye amahoro. Turifuza amahoro. Ndasabira abari kunyumva bose, ndasabira abazabyumva bose. Ndasengera ingo zibuza amahoro, ndasengera amatorero ari mu mwiryane, ndasengera ibihugu birimo intambara. Nta kindi kibizana nuko